njya koze i Kigali bwa mbere itike nagiye kuyinywera ndara mu cyaro naribuze i Kigali itike nayimaze ngo nagiye kwinezeza ndongera njya guhinga imisiri kugira nzabone itike inzana i Kigali ariko nahantu tubona amahoro nk'aha ngaha ahantu umuntu yariye atariye arwaye atari muzima ari muzima byose kumva ufite amahoro ahantu mujye mwakunda cyane Yesu nashimwe cyane reka bambwiye ngo nyisubiremo bako bajya bambwira nyisubiremo Esiteri ntaje none se kari ko bigenda reka tumvira abayobozi yandi Esiteri agira ute arabadepasa mu izina rya Yesu atwongerereho ndagira DJ iyo tutangiye biri hasi kazamura namba nangiriye nangiye buriya hasi kandi mbashaka gutangira hejuru bikagendana sawa wokomera Imana amashyi yo kabyara amagambo ni menshi avugwa abana b'Imana kandi ataturutse ku Mana amagambo ni menshi avugwa abana b'Imana kandi ataturutse ku Mana baturiye mukobwa nakoresha ubukwe inukuri bugataha abana zikuroga baturiye musore inakoresha ubukwe inukuri bugataha abana zikuroga bakafata ifoto yawe bakayijya ni kuzimu bakafata imyenda yawe bakayijya ni kuzimu bakafata imyenda yawe bakayijya na mu biti maze bakavuga ngo nazigera ashaka azasazire wabo azapfa adashatse bakibagirwa yuko hari icyo yakuvuzeho icyagimurebuze biza gukorera ubukwe ikande bukomeye umwana wayo bashe umwana wayo bashe kuko ijambo Imana ivuze karokora isohoye yego di kuko ijambo Imana ivuze karokora isohoye abavuganye no dikomera amashyi n'agashingura cumu mutamure Egiputa iby'Imana yamubwiye bitazasohora ntibamenya yuko aho ngaho bamutaye Imana yashakaga kubera ko ibyo yamubwiye ngo byari biri kubera ko ibyo yamubwiye ngo byari biri maze umwami arota inzozi haburuzi mubwira uko ntozisobanura niko kuzana Yozefu maze arazisobanura maze umwami aramwemera atangira kumwemera maze ashaka ikinamuhemba nk'umuntu udasanzwe abo wa kabiri k'umwami akajya yicarana n'umwami kuko ijambo Imana ivuze karokora isohoye yegoye ijambo Imana ivuze karokora isohoye iyo nireba ku buranga iyo nireba ku miryango iyo nireba ku mashuri iyo nireba amafaranga iyo nireba ukuntureshya ahubwo iki nirebaho n'ukuntu wayubashye nayika kurengera ititaye ku bantu ahubwo iki nirebaho n'ukuntu wayubashye nayika kurengera ititaye ku bantu kwijambo Imana ivuze karokora isohoye yegoye kwijambo Imana ivuze karokora isohoye amashyi ku mwami we
maze umwami Yesu waruzi maze abwira abantu bashaka umugore usimbura uwo yari afite. Bashaka abakobwa beza barusha abandi ubwiza, Esiteri nawe abazamo. Abita baje amazuru maze nabo baraza, n'abambaye utumini maze nabo baraza, n'abana b'abakire maze nabo baraza, babashyira ku murongo. Maze barababwira ati umwami aratoranya akamutunga inkoni, niwe natwe turemeza tukavuza n'impundu kabaye umwamikazi. Maze uwa mbere araza umwami aramugaya, n'uwa kabiri araza umwami aramugaya, n'uwa gatatu araza umwami aramugaya, n'uwa kane araza umwami aramugaya, n'uwa gatanu araza umwami aramugaya, n'uwa gatandatu umwami aramugaya. Esiteri nawe araza yambariye rumbiya, yibereye mu mwuka hari mu ndimi nyinshi, ati rondere rondere isenyeri isenyeri, ati ndakumva mana ure kumwe nanjye, ati ndakumva mana we kure kumwe nanjye we. Umwami abonye Esiteri atangira guseha, ako kanya aramutoranya amutunga inkoni, maze impundu ziravuzwa n'amashyi barayakoma, batoba y'umwamikazi ino witwa Esiteri. Yegwe batoba y'umwamikazi ino witwa Esiteri. Komera Imana amashyi muri amateraniro, urebe ko nawe wadepasa muri amasaha yanyu. Abita baje amazuru Esiteri arabadepasa, n'abambaye utumini Esiteri arabadepasa, n'abana b'abakire Esiteri arabadepasa, yicarana n'umwami nuko uwo mugore w'umwami iryamira mu gituza cy'umwami Yesu waruzi, iryamira mu gituza cy'umwami Yesu waruzi. Abantu bakiranuka Imana bahemba neza we. Yego di abantu bakiranuka Imana bahemba neza we. Abantu bakiranuka Imana bahemba neza we. Tera haleluya. Kiranuka nawe badepasi, mbwira mugenzi ngo nawe kiranuka badepasi. Nta yindi turu zamurireho. Wowe muntu ugeragezwa kumva wasubira inyuma kubera ibigeragezo, maze mw'igihe kinini ntabwo Imana ari nk'abantu bavuga ibyo batazakora, ibyo Imana yakubwiye n'ukuri izabisohoza. Ntabwo Imana ari nk'abantu bavuga ibyo batazakora, ibyo Imana yakubwiye n'ukuri izabisohoza. Abavuganye n'abatikomera amashyi wongeraho gake. Umugabo witwa Yobu nawe yarageragejwe, kajya yishimisha uburyo kubera ibigeragezo, ariko muri byo byose Yobu ntabwo yaneshejwe, yakomeje kwihangana kugeza igihe imurengeye. Ntabwo Imana ari nk'abantu bavuga ibyo batazakora, ibyo Imana yakubwiye n'ukuri itabisohoza. Ntabwo Imana ari nk'abantu
dushimiye imana yacu ko ari imana ivuga igasohoza. Yego ibyo tubifite amakuru kandi afatika rwose. Tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo zikuvivura. Yesu nashimwe cyane. Amen. Base ni ngwana sharire ntiyari yorohewe, we yagiraga n'icyo kikabutura cyacitse inyuma, base kikaba cyaracitse kigakingira imbere, inyuma hakirwanaho. Urumva ko cyakingiraga imbere, inyuma hakagira ute hakirwaniza. Ariko habaye n'ikariso. Urumva ko imana yacu yagidukura. Shari imana imumugisha. Ariko umuntu avuga ibintu nkabe yayoboye atari kwica gahunda, ariko buriya ni kuri imana iba yabiteguye kandi biratunyura. Komera iyo mana amashyi none. Kuvivura Yesu Kristo ireka muvugene imisozi kuvivura. Imana ikivivuye umukiranutsi wayo bose barabimenya, bakakubaza bati biriya bikuye hehe ko nta kintu wagiraga wanyakivira. Nawe uza abasubizo uti Imana yarakivivuye. Imana ikivivuye umukiranutsi wayo bose barabimenya, bakakubaza bati biriya bikuye hehe ko nta kintu wagiraga wanyakivira. Nawe uza abasubizo uti Imana yarakivivuye. Amashyi we. Amateka yahinduka Imana ikakivivura kubera ubuzima bubi amateka yarahindutse Imana yarakivivuye. Inanjye ndayishimiye mbikuye mu mutima. Imana ikivivuye umukiranutsi wayo bose barabimenya, bakakubaza bati biriya bikuye hehe ko nta kintu wagiraga wanyakivira. Nawe uza abasubiza uti Imana yarakivivuye. Yegwe Imana ikivivuye umukiranutsi wayo bose barabimenya, bakakubaza bati biriya bikuye hehe ko nta kintu wagiraga wanyakivira. Nawe uza abasubiza uti Imana yarakivivuye. Komera iyo mana amashyi we. Gira akantu ukora nawe uyu munsi ikivivura. Shora kubuti kugerageza gukiranuke ndagenda kukivivura. Reka mugirina wekomeza ukiranu isaha yo kukivivura. Ingeri zakivivura nukuri zakivivura. Abantu bazabimenya bagende babivuga iwawe yarakivivuye. Ushobora kuvuga uti kugerageza gukiranuke ndagenda kukivivura. Reka mugirina wekomeza ukiranu isaha yo kukivivura. Ingeri zakivivura nukuri zakivivura. Abantu bazabimenya bagende babivuga iwawe yarakivivuye. Imana ikivivuye umukiranutsi wayo bose barabimenya, bakakubaza bati biriya bikuye hehe ko nta kintu wagiraga wanyakivira. Nawe uza abasubiza uti Imana yarakivivuye. Twese hamwe Imana ikivivuye umukiranutsi wayo bose barabimenya, bakakubaza bati biriya bikuye hehe ko nta kintu wagiraga wanyakivira. Nawe uza abasubiza uti Imana yarakivivuye. Yegwe Imana ikivivuye umukiranutsi wayo bose barabimenya, bakakubaza bati
beza hotel Mana yarakivuye kuba byizeye ariko babere